kureba urabona kitareba yayatwaye man wese agiye kari wowe tubazanye nayo agiye umva uramitoye yagiye mugisake telefone ikoresha gute nagari byabikoze were kura wowe uri mu biki wowe uri igisambura umutekano yagiye urarwana natwe cyangwa kurwana urayadura twereka iki umva mumuhengi narata mumuhengi na muhengi hako kai yakatuye tupozikuye mbari ikintu ndambiwe mu buzima bwe no kuba inahaga indari kanyica n'amafaranga naje arumva rero nshaka tuzabaho dute nene sinje umva jewe reka mubwire ni iki twakora ngo twihangire ngaho rero uvuze ukuri baranavuze ngo nibyo koko ngo umuntu agomba kwihangira umurimo ahubwo wowe vuga ni igiki twakora ko naho barikemuka ufasha kugura kwa gatatu ngaho mbwira ni iki twakora ngo tube dukora iki twibe se oya ntabwo pana kwiba ako nawe wari watekereze hari ukubaka buriya rero igitumye ntekereza dore ni uko nshonje okay reka nkubwire rero wowe urashonje birumvikana ako nda ikintu kimwe nshaka kukubwira urabona mu Rwanda hariho ikintu bita kwihangira umurimo waje tugashinga kampani y'indaya urumva tukajya ducuruza indaya akoze mpamvu ni twebwe ba mbere tugiye kuzana icyo kintu mu gihugu cy'u Rwanda urumva rero batuyoboka urumva kandi reka nkubwire ikintu kimwe ntabwo ari indaya z'abagore turaba tugiye gucuruza n'iziki ahubwo ndashaka ko twebwe nk'abagabo dukora uburaya bw'abagabo ngo kandi nibwo bizagira inyungu ko ni twebwe tuzaba dukoze icyo kintu gikomeye cyane n'abantu bose ngo umva njyewe sinarinzi kuri iki kigo kibingana gutyo ngo tugacuruza iki tugacuruza indaya ngo z'abaki z'abagabo abantu nkamwe babuze ubwenge wapi umva rero ubwo nyine ko nikomeye kuko cyo ni igitekerezo narinzanye rero n'ubwiganye ubwo nyine nibwo bwenge bwanjye ariko ubura umuco ubure n'ukubwira byibura kamwe mu byo abakuru bavuze wowe uracuruza indaya z'abagabo ushaka umutinganyi hakuze usindukamwa zigushiyemo ibyo ntabwo bibaho abandi ba yewe zageze bazangumye mbonye wambwira koko n'ubundi wagira ngo nawe nasaza ubundi se nkaho ubundi ubwo nakubwira ariko ndakumva utanabyumva neza reka ngende aho ngaho nkubwire ubundi yewe ntabwo ubwenge bwanjye bugarukiraho urimo uranambye ubundi nkawe duhagarare hano ubu aho utegerereka ngo nta soni ako kakubwira urumva afite n'iseseme urumva ariko ntanduka hose oya ibyo yagatobye reka nkubwire icyo ni ikintu kimwe njyewe urabona dushinze umuti dushyizeho n'umuti wongera akanyabugabo urumva ko abagabo benshi batanyuzwe n'ibitsina byabo bagiye bavuga ngo bashaka kongeresha ibitsina urumva byajya biba byiza bakajya baza bakongeresha ibitsina tukababwira ko dufite umuti wongera ikidudu cyabo barangiza bakajya bagikoresha bameze neza urumva ibyo bintu ubwenge mfite
uri kubwumva gute urumva ubwo bwenge bwaduha amafaranga ibyo bintu uri kuvuga ibitsina nyamara iyo yakamubwiza ukuri yaba ari utwi ntabwo njya nibeshya iyo natekereje kiba ari cyo byaga byakura ibyo kandi uvuze koko byakora ako cyangwa se kamubwiye n'ikintu ishimwe bagenda ni umunyabwenge rimwe na rimwe iyo nasinze nibwo nkunda kugira ubwenge kamubwira baretse dushobora kugira urumva tukajya no mu muhanda tugatangira tugatega ukigera impumyi nanjye nkaba ndi umuntu uvuganya abantu muze mufashe muze mudufashe noneho aribyo abantu bari budufashe baduha amafaranga turisanga twacyuye impereza byuzuye twujuje ikintu cyose urumva tumeze neza ariko ako kantu uvuze niko kuba umuntu ari impumyi abantu bahita bamuhereza byose nakubwira ego bantu umunyabwenge ako kantu uvuze ko niko none se turahera hehe njye ndumva ahubwo iyo gahunda iyo niyo kurusha bya bindi byose wambwiranye mba nkubwire imihanda iruzuye n'ahangaha turareba ahantu hari abantu ngere tuvuga modofashe ariko uruntu rero duhemakiye ndakica yera kubwiza ko abaye buyagana tugende kandi tubyumvikanyeho ibyo rwose ibyo ntari ntabinogeze ibyo birusha biriya wavugaga biriya wavugaga ariko byo simbyemera aya tugende wana tugende wowe ntukagira ikibazo wewe ushaka upfe burundu cyangwa wari ukamaze reba nyine ukuntu ugenda bikora wowe uraba umfashe urumva nuko turi butubuke ibyo birakora ubundi gatsimbo ni mu ariko rero nibaguha menshi kandi turaserera bazakubereye umva rero nkubwire hari rinete nibye z'umukara nizo ziri budukorera umuti neza kuko urabona nyine ndareba ariko rinete z'umukara ntabwo ziri butume ndeba ako kandi uri umunyabwenge ahubwo akira ambara turebe ariko umuntu nazibye aramutse atubonye cyava mwayo wowe ko warangije kwibasubira cyari ibyo ko byabaye bazifungura bati banza upfungurire bambura gute reka buri umuntu w'umugabo nta kibazo kora ibyo ushaka hanasizemo ko kajya mu wayimazemo twapfa inzoga abantu babaga aho kugira ngo tuzapfe umugore twapfa inzoga urabibona ute akira akavuna umuheto rero nanjye nazanye agakapu akampa kakuzuye amasene wabati shyira hano paka isene zuzuyemo ahangaha tukagenda tumeze neza igikapu wowe cyuzure oya ntugire ikibazo kuba ari abanyarwanda badahita batekereza ngo bumve ko abantu twakihangira umurimo ariko shaho rero bamvumbuye byaba ikibazo ibyo si ikibazo papa wanjye ararwaye mwadufunguriye dore uriya yaje uriya afite iseri wimureba atabibona papa wanjye ararwaye mwadufunguriye papa wanjye ararwaye umva mubyeyi papa wanjye ararwaye mwadufunguriye ntushahanga umva urakoze mana ngumugisha papa wanjye yaramaze iminsi atanatwe ako imana iguha umugisha yesu we ashyizemo angahe igihumbi cy'u Rwanda turagabana turinganize mu giswahili banayita elfu moja reka dutegereze abandi amafaranga abe menshi reka nyatsinde yareke ni ukuyashyiramo hasi ngo batabona ko twabonye n'ayandi bakajya ngo nta n'ayandi twabonye sawa wakomeza oya ariko wigira ishyaka
wowe urarwaye ariko urarwaye dore n'ubundi papa wanjye ararwaye wadufunguriye umva muziki wanjye mbabareye mva kabisa papa wanjye amaze iminsi ntabwo arya ntabwo anywa kandi ubu reba ni impumyi yabaye impumyi bororo utubabaye wadufasha kabisa turanashonje nayi mana we Yesu aguha umugisha ni ukuri kw'Imana kandi tuwusangire wa mubyeyi we tuwusangire babegorowe oya brete bava muri ashizemo angana igihumbi cy'u Rwanda umva abaye bibiri ubwo ari bibiri nta kibazo si mumbi ntugire ubwoba okay nizere ko nta kindi kintu uri bumbwire ntugire ubwoba nyokanye dore umugabo araje none waraduha amafaranga menshi umva bari biri tujya guserebura amafaranga yo ntabwo tubona ahantu tuyashyira ariko abantu bambaye amasengeri nta kintu bagira papa wanjye ararwaye mwadufungure papa umva tubabarire papa wanjye ararwaye umva ndi kubyumva ntabwo tukijya kubera yapfuye amaso n'udufaranga tubonye ndatumuvugire watubabare wamfura arwaye iki se ntago areba ntareba n'impumyi dufashe kabisa temo ijana dufashe nagira nabafasha ese bozo ako bozo uko kuduhaye ijana ushaka ngahe nta kibazo ijana niryo mfitemo mwa asante sana asante sinakubwiye abantu bambaye amasengeri nta mafaranga bagira we uyu nguyu rero urabona oya nta kibazo asante sana twari batubona uzi ko ari ikigoryi nase umuntu w'umugabo aba afite nabikubwiye abantu bambura amasengeri nta mafaranga nagabaye 200 iranyuma yiboma reka mbe nyabitsa ahubwo kanyabike n'abandi baza kuduha urumva bataza kugira ibindi bintu batekereza babone yuko nyine ari uko twagize dute nta mafaranga dufite bataza kuyabona ko tuyafite reka nubiko agabandi umunyabwenge ibintu byose sinjye watekereje n'iyi plani reka buri muntu aratwara ngana oya ariko akanyabika turaza kugabana nitugira 100 werereka mabwe kako urabona bari badufashe ugiye kumara umwanya munini ufunze amaso byajyabyo nimba ari no kwiba urumva twiba ariko nyine utare yenda yababwaje mushyire mu dusere urumva we none bagusinzira none nzajya mbikora neza nibi kandi ugira ikibazo wowe sinzira byajyabyo iminota myinshi baraduha menshi noneho yego ntugire ikibazo abona ko bari badufashe kandi ukomeza ujya gwe nese mwana ko bataza bimeze bite se ko nakumva mani wagiye heza mani se bari abantu wababona babitegereje si bari abagabo bicaye ngewe maze bari abantu ntago ari imwe kuko ngewe maze kubaha 1000 ariko numva ntabwo umutima wanjye utuje neza bari abantu bashobora kuba ari abanyamitwe wowe babonye ute buriya ntabwo mbyiteho ngo ndebe inyuma ariko biriya bintu ni ubunyamitwe ntabwo ari imwe bimeze neza mani biriya bigabo biri hariya mwabibonye mani n'ibitubuzi mani ngenda bafashije ariko fayinali usanza bibona mani birabona nta mpumyi irimo mwana mbahaye uwa mbere wanjye fayinali usanga birabona we bimeze bite urabona ntabwo ubona mugenzi wawe ari
agiye kirabona cya kigabo urabona kitareba yayatwaye man subiza amafaranga yawe nyine agiye kari wowe tubazanye nayo agiye umva yagiye mu gisake telefone ikoresha gute werekura wowe uri mu biki wowe uri igisambura umutekano yagiye urarwana natwe ushaka kurwana uratwereka iki umva mumuhengina rata mumuhengina